turabasuje mwese bakunzi ba Tela TV. Uyu munsi tubashima uburyo dukomeje gukorana neza kandi mukomera gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuri mwebwe, kuri babandi bakunda kureba bino biganiro by'umwihariko. Ndashaka kubabwira yuko twabazaniye ikintu cyiza noneho cyane gishobora gutuma utunga televiziyo iwawe bitagusabye amafaranga menshi, kandi iyo televiziyo ukayigendana aho waba uri hose, bikaba byatuma noneho ubonye amakuru yo kuri RTV igihe ushakiye icyo cyose. Nkubutsa wo mushyashya ukora subscribe, ugakanda like, ugasharinga n'abandi batari bamenye no channel kugira bajye bamenya ibyo twashizeho ku isaha, cyane ko tuzagenda dushiraho iby'ingenzi kandi bidufasha mu buzima bwa munsi. Ni gute rero bikorwa? Iyi telefone niyo turaza gukoresha kugira tuyikoreshe nka televiziyo isanzwe kandi bitagutwaye amafaranga menshi nkuko bisanzwe kushaka kujya kugura televiziyo, kugira urebe televiziyo runaka, igihe ushaka kureba umupira live, igihe ushaka kureba amakuru live, igihe ushaka kureba ibintu runaka nangwa ibiganiro live kuri televiziyo. Urakoresha telefone yawe smart, atari gatoro cyangwa telefone ntoya. Ugomba kubusaba ko ufite icyo bita smartphone. Ikindi ukenera cya kabiri nuko ugomba kufite icyo bita internet cyangwa se internet kugira ngo igufashe neza gukora ibyo ushaka. Icya gatatu ni umwanya wawe wo kureba ibyo bintu. Begenda gute? Ugifungura telefone yawe ukajya muri application, urahita ubona application zose muri telefone yawe, noneho urebe ahantu handitse ngo Play Store. Uramanuka gakeya ureba ahantu handitse Play Store. Nahanga hanze tuhakande. Nukirabona urahita guha application zose arimo iyo ukeneye ari yose wayisakamo. Ariko umunsi ndayambajyana straight kuri TV, RTV, bisobanura ngo Rwanda Broadcasting Agency. Bisobanura ngo Rwanda Broadcasting Agency, ikigo cy'itangazamakuru. Urabona hepfo ndayibona handitse Rwanda Broadcasting Agency. Tuyikandeho, tuyeza kana gatoya. Internet igomba kubiriho kubera yuko ngewe rero nayishizemo nyikoresha buri munsi. Ndasanga handitseho gutya ngo open cyangwa se uninstall. Wowe uratuandika handitse ngo install, nuhakanda iraloading igihe runaka. Nongeye mbitse ko nshaka kugira mbere ku cyo ushaka kureba televiziyo utaguze flat screen cyangwa se indi televiziyo yari yose, aho gushaka kuyireba ukoresha icyo bita telefone yawe bita smartphone with internet. Now for me ngiye gukora iki? Ngiye gukora kuri open. Ninkanda kuri open, they will take me straight to RBA. Okay, they will take me there, baranjyana kuri RBA neza, kuri televiziyo nyarwanda cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency. Urasangamo amaradiyo yose mu Rwanda, uhasangemo RTV, wongere uhasange KS2. Noneho reka turebe kubera bikora. Dukande kuri RT virusi ndetse na bakteri zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu nyamukuru batubwira ngo tugomba kurya imbuto, no kuvuga byongera ubudahangarwa. Tukajya ku zindi mbuto, reka dufate avoka yacu, ingira natoshye, noneho reba ukuntu isa neza. No kuvuga ino avoka ikintu cyane kudufasha. Iyi avoka mu mwanya wo kurya bya bintu byose twita twongera ku biryo, harimo za ketchup, harimo mayonnaise, ushobora gushyiraho iyi avoka kandi bya biryo byawe bikaba bigize gute biryoshye. Iyi avoka ikidufasha ni iki? Cyambere iryoshye ibiryo. Icya kabiri kidukorera nuko igabanya amavuta mabi tuba twarariye mu mubiri wacu, bad cholesterol, bituma umutima wacu ushobora kugira gutera neza. Abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho. Urasanga amaradiyo yose, radiyo Rwanda urasangamo radiyo Nyagatare, radiyo Inteko, Magic Radio,
Radio Musanze n'izindi radio zose urazisangamo. Vanga amakuru yose uraba yafite kuri telefone yawe na televiziyo noneho kugiye. Nuvuga urumva amaradiyo yose wumve na television. Murakoze cyane gukurikirana iki kiganiro cyacu. Aya ni amahirwe yawe, sangiza n'abandi bamenye ino channel uko izaranyuraho utuntu tw'ubwenge buri munsi. Ciao ciao. Ya Tela TV mwavugana nawe. Uri gukora subscribe kandi sharing naho ubutaha. Murakoze cyane.